Igice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Nirani yari ari kumwe aganira na Joram. Ahangaha ntabwo yari arimo yiyumvisha ko yaragiye kurongorwa n'undi musore. Ntabwo yari arimo yiyumvisha ko umukobwa yakunze, agakunda n'umutima we wose, agakunda n'ibye byose, bagatandukanywa n'akantu gato cyane, agiye kujya mu maboko y'undi mugabo utari we. Unyemerere inkuru yacu tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri. Joram agira atya akitegereza Nirani, akavuga ati Nirani, abantu benshi bakora amakosa muri ubu buzima, rimwe na rimwe bagakora amakosa bazicuza ubuzima bwabo bwose. Ahari wenda nawe ntabwo wari uzi ko bizagenda gutya. Ntekereza ko ibintu bakubwiye iyo biza kuba ari ukuri, ntabwo wari kubabara kuri iyi level. Impamvu babaye niba uzi ko wumvise amabwire, ugaha agaciro ibitari iby'umumaro, ukemera nyine ibyari bije nyine bakubwiye. Wakoze ikintu cy'ubugwari cyane, ntabwo wari ukwiye kubiha umwanya n'agaciro. Ariko nyine ihangane, emera yuko nyine Kiara atazigera aba umugore wawe, wakire ko nyine yari urukundo rwawe rwahahise, ariko ntabwo wari wararemewe ko akubera umugore, ndetse nawe ntiyaremewe kukubera umugore nk'uko nawe utari wararemewe kumubera umugabo. Agira atya akabwira Joram ati Joram, reka ngire ikintu nkubwira. Sometimes tujya twibeshya tukibwira ko ibintu byose bivuye mu buzima bwacu ngo biba nyine ari ngombwa, nangwa se byari umugisha kuba byagiye, nangwa se ugasanga umuntu ari kuvuga ngo maybe hari n'ibyari iby'umumaro n'ibyari ibyacu, tutirengagiza ikintu kimwe. Ese Yakobo niyibye umugisha wa Esawu? Umugisha se ni wari uwa Esawu? Byarangiye gute? Byarangiye Yakobo ari we uwujyanye? Esawu arabonabona. Kuki udatekereza se ko rimwe na rimwe ari igihe duhomba iby'umugisha kandi iby'umumaro? Bikagenda tubireba kandi tudafite uburyo bwo kubigarura. Ibyo uri kumbwira byose ndi kubyumva, ariko ntitukibeshye, kuko rimwe na rimwe kwibeshya bituma twiha amahoro yo mu mutima, kandi hari ibintu by'umumaro by'umugisha twabuze. Ese basi ibintu ndi kukubwira uri kubyumva, ntabwo uri kubikurura? Ibaze niba waramuhombye nanjye ngahura nawe nkamuhomba, kandi twese tubizi ko ari umukobwa mwiza, wavamo umugore mwiza. Rimwe na rimwe abantu batazahabu bakajya gutora ibinonko. Ikindi nakubwira, abantu bishuka yuko ubwiza bw'inyuma ari bwo bukonta, ariko ubw'imbere ni bwiza kurushaho. Gusa nanone byose Kiara arabyujuje, nta na kimwe adafite mu buzima bwe. Ariko still nkibaza
kuki nabaye ikigwari, kuki ntigeze nkumvira Joram. Ijuru umushahara wawe yaraje arabimbwira ariko sinigeze mbiha umwanya. Joram ngaho ngira inama, wowe uri njyewe nirane, umukobwa akaza akagusebereza umukunzi bakakubwira yewe n'umukunzi akaguha ibisobanuro ariko ntubyumve, then after all ukaza kumenya yuko byose byari ibinyoma, kandi ugasanga nyiri kuguha amakuru arakubwiye ngo sinzigera ntuma hari undi muntu mu bantu utari njye, byose nabikoze kugira ngo bizarangire ubaye uwanjye aho kuba uwundi muntu. Inama ya mbere wangiriye sinigeze nyiha agaciro, ariko noneho ngira inama kugira ngo nkire agahinda n'umubabaro mfite. Nkora iki? Joram agira atya akabwira Nirane, kubaza ati none se Nirane, waguha amahirwe yo kubabaza Gavi nk'uko yakubabaje wabikora? Nirane ati ahubwo namukubira inshuro nanjye ubwanjye ntabara. Joram ati rero ngiye kukugira inama, ntabwo ari iy'akagabo ni iy'ububwa, niba wumva bifitinga neza uyigendereho. Uwo mukobwa niba ashaka ko mubana, genda utegura ubukwe nawe, nimumara gutegura ubukwe mubane nk'umugore n'umugabo. Yizere ko agufite, yizere ko nyine uri umugabo wari umugore wawe. Ubundi mu ijoro ry'ubukwe nyuma yo gukora ubukwe uzamwicaza umuganirize, mubwire uti rero wa mugore we, washakaga ko nkugira umugore, yewe wananyiciye ubukwe bwanjye n'umukobwa nakundaga, wambujije ibyishimo mbuza kubaho nishimye. Rero ubwo wambujije kubaho nishimye, njye nawe nyine ngomba kukubuza ibyishimo. Niba ntishimye nawe ntabwo ugomba kwishima. Ubwira uti iyi mariage nibaringa ntabwo ari iy'ukuri, njye nawe ntabwo turi umugore n'umugabo, warwaniye kugira ngo nyine njye nawe dushakane tubane, wumva ushaka ko nta wundi muntu twabana utari wowe. Noneho ikaze mu isi yo kubaho ubabaye udaseka. Ndeba inyungu uzakura mu kuba warashatse ko njye nawe tubana, kandi ubizi neza ko njye nawe nta rukundo ruri hagati yanjye nawe, byose byarangiye ahubwo ruguhatirize. Nirane ati reka njyewe njye kubana na Gavi? Joram ati ariko warumwe ngo ngugire inama, gende kukugira inama yo kugira ngo wikureho uwo mukobwa akuvire mu buzima forever. Nirane atazabuvamo gute se kandi tuzaba twarabanye nk'umugore n'umugabo? Joram ati rero buriya hari ikintu utazi, abagore bakunda abantu babaha attention, bakabaha agaciro ndetse bakabakunda. Umugore wawe nangwa se Gavi numuhima, ntufate inshingano nk'umugabo mu rugo, kirinda kuryamana nawe, mukajya muhurira, nimugire n'ahantu muhurira. Niba ari mu gitondo, niba ari breakfast ugabyuka ugafata breakfast nk'aho ukiri ingaragu. Ibyo wakoraga niba ari inkweto, niba ari ibiki, ibyo byikorera. Niba ari umukozi aba ari ubaza ngo ibi ni bibiri aho kugira ngo ujye kubaza Gavi. Mbese nyine uzakomeza ubeho ubuzima nk'aho uri siribateri.
uzabeho nk'aho mutari kumwe mu nzu, ubeho nk'aho utamufite. Ntuzigere umuha attention n'iyi n'imwe, ntuzigere ukora ikosa ryo kumwegera, kuko numwegera uzamukunda. Nyine azaba ari nk'umutako muri iyo nzu, mudafite ahantu muhurira. Nibibona ngombwa uzagire gutya, niba inzu yawe narayibonye, uzamuhe kuba hejuru ube hasi, nangwa se ube hejuru abe hasi, ku buryo nyine nta hantu na hamwe muzahurira. Ubwe nk'umukobwa n'umugore ushaka icyerekezo ndetse no kugira iterambere ry'urugo, kugira umuryango, azagera aho yitekereza avuga se narashatse, ndi imbohe, ndi muri kasho, bimeze bite? Ubwe ku giti cye azikura mu buzima bwawe, kandi nabuvamo azabuvamo byiteka, kuko azababona ko n'ubundi nta mwanya afite mu buzima bwawe. Ariko igihe cyose akikubwira gutyo nta kintu ushaka gukora, ibyo akora byose ntabwo byamubabaza. Kabone niyo waza ukamubwira uti undi mukobwa wateye inda, niba koko uwo mukobwa agukunda, nta kintu gituma abona ko nyine nta feelings n'izi nonyeye kimufitiye, ntabwo yava ku izima. Buriya hari amarangamutima atajya apfa gupfa. Ndagira ngo iki kintu ugishyire mu mutwe wawe. Hari umuntu ukunda bigasaba ko abona impamvu zituma areka gukunda wa muntu. Gavi rero ukwiye kumuha impamvu iya nyayo kandi ifatika, kandi muri uko kunyine kutabana kwawe nawe gutyo nyine abaye wenyine nawe ubaye wenyine, ikintu n'iki na kimwe umugomba azimenye yiyiteho. Naguhamagara umubwire ko atemerewe kuguhamagara uko yishakiye. Nakwibutsa ko ari umugore wawe, uzamubwira uti kuba uri umugore wanjye ntibiguha uburenganzira bwo kwitwara uko ushaka. Ikintu kizamubabaza kurushaho, uzashaka undi muntu ku ruhande mukundana, ariko atari wa wundi uzakunda n'umutima wawe wose, wa wundi wo kugira ngo wereke Gavi ko nta rukundo umufitiye, ahubwo n'umutima wawe wakunda abandi. Nabikubaza uzamubwira uti wanshakaga nk'umugabo wawe, ntabwo washakaga njyewe wese. Ndi umugabo wawe, isi yose irabizi ko ndi umugabo wawe, ariko njye nawe turabizi ko njye nawe ntari umugabo wawe. Mfite umutima ukunda kandi singushaka, simwitayeho. Mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka no guhitamo uwo nshaka. Niba ari tayito washakaga narayiguhaye, none se nturi madamu Nirane? Nirane ariyumvira avuga ati Jora, none se ubundi ubwo twazabana agakomeza kunyizirikaho ubuzima bwe bwose? Turamata ariko uraseta, nose azakwizirikaho imyaka ikomeza imusige, niwe uzishimira gupfa atabyaye? Azashika aho ngaho birambirwe, amaso azagera aho ngaho amuhereze byose, arebe aho mukabone kutamwitayeho. Icyo gihe ubwe ku giti cye azakwicaza akubwira ati wampa agatanya. Icyo gihe uzaba ubaye free. Ikintu na kimwe azakubaza, azava mu buzima bwawe, ntazongera no kugukurikirana, ahubwo azagenda avuga uburyo uri umugome, numva azanakuzinukwa. Nirane ati yewe iyi nama yawe koko ntabwo ari akagabo, ariko ubwo naba ngiye kumubabaza akaba ari njye uzababara. Ati nabyo ugomba kubitekereza, ushaka kubikora uzi ngo ugiye kumubabaza, ahubwo nawe ukazabibabariramo. Nirane ati none nazisanga mukunda? Ati nacyo ni ikibazo, niwisanga umukunda nyine ubwo muzabane nk'umugore n'umugabo birangire, ariko ugomba kubyirinda.
wambwira gute ko wabana n'umuntu mu nzu ubizi neza ko yagutesheje amahirwe yo kubana n'urukundo rw'ubuzima ukamukunda kandi ukamukundwa akazi? Yego nibyo birashoboka, ariko nanone ntago wabyibagirwa. Ndabizi neza iteka ryose uzajya ureba Kiara wibuke. Uramati sha ibi bintu nkubwiye ubishyire mu mutwe wawe. Irani ariyumvira akabwira Joram akamubwira ati ariko Joram, ngiye gukora ubukwe, ugomba kumbera best man, kuko uzajya ungira inama za tricks zose, ibintu byose ngomba kubikora, ahubwo uzanansinyira no mu murenge, ahubwo ubwo tuzasezerana gute? Amati sha wibi umupfu, muzasezerana ivangamutungo muhahane, nazo ubwo uzajya kuvanga nawe ivangamutungo risesuye, mutandukana muzapasura. Nirana ati ibyo ntacyo bintwaye, kuko ari Gavi afite ibye nanjye ndabifite. Hamugana ivangamutungo muhahano ntiyanabyanga, kubera ko afite imitungo ye nanjye mfite iyanjye, ntabwo azaba anyotewe ibyanjye. Amata yabyaye amavuta. Genda ahubwo ukiva ahangaha ugenda umubwira uti uri tayari dukora igikwe. Irani agira ry'agaseka ati nyamara nubwo mbabaye ariko iyi nama yawe irasekeje. Yego niyo uburofa ariko irasekeje, gusa nanone irimo akantu gake gake. Iminsi iragenda ikicuma, Oga na Kiara nabo baba babana, barara mu cyumba kimwe ariko ku bitanda bibiri bitandukanye. Haba hashize amezi agera kuri 4 ubukwe bwa Kiara bubaye. Ari urugo rushimishije, urugo rurimo byose, kubera ko aba ari urugo n'ubundi rwa contract. Buri umwe wese aba akora ibintu bye, nta witaye ku wundi, nta ugenzura undi, gusa bagira gutya bahurira ahari abantu bakagerageza kugaragaza ko ari umugore n'umugabo. Oga akajya acishamo agasanga Kiara ku kazi afite Imana amuzaniye byo kugaragaza rwose ko we n'umugore we bishimye kandi bameranye neza. Ku rundi ruhande Oga aba yifitiye indi mipangu yiwe, yifitiye akandi kazi, rimwe na rimwe akagenda akamara iminsi ataje. Umunsi umwe rero aza ku kazi muri kampani, ari na Kiara ntago aba ahari, aba yagiye, ariko Oga we ntago aba abizi, kubera ko ntago baba bakunda guhanahana amakuru y'aho umwe ari, cyane ko n'ubundi baba badakundana, nubwo isi yose ibizi ko ari umugore n'umugabo. Oga agira atya akinjira mu biro bya Kiara. Akinjira asanga ntawe urimo. Umwe mu bakozi ba Kiara
aramubona mu mutima akivugisha akavuga ati dore ya bogari ya mabuja sha, ariko disi ni mwiza. Atera intambwe akaza amusanga. Muri uko kuza amusanga, Oga arahindukira akabona hari umukobwa umuturutse inyuma. Undi aza amwenyura akamuramutsa akamubwira ati hello, undi ati hi, nitwa Zara. Ndatekereza wowe witwa Oga, umugabo wa mabuja. Ndati yego niko nitwa Oga. Sorry nyine uje mu masaha mabuja adahari, hari inama yihutirwa yagiyemo. Agira atya akiyumvira akabwira Zara, avuga ati nta kibazo Zara, narinje kureba uko ameze muzaniye n'impano, gusa ariko ndibuzisige muri ofisi ye, maybe nagaruka araza kuzisanga cyangwa se wenda azazisange ku munsi w'ejo. Byari surprise. Zara atari kumenya uri romantique pe. Gute Kiara nyine yahuye n'umusore uri romantique nkawe kandi ahora ahuza, ubundi ibyo bintu mu bimanaginga mute? Ndetse nyine njye ngomba kuba romantic ku mugore wanjye kandi turanabimanaginga kuko wamuha time nkamuha time, turabana turahorana. Ngomba kumwereka ko ntagize amahitamo mabi yo kumuhitamo. Zara ati wow ni byiza. Ni byiza rwose. Kiara ni umunyamugisha, afite umugabo mwiza umukunda. Data wa twese uri mu ijuru najya kuma nanjye azama umugabo mwiza ufite keya nk'izo ufite, kuko njye nkunda kukubona n'inshuro nyinshi waje kumureba. Ndati humura rwose izamuguha, izabuzwa n'iki se? Bakomeza kuganira, Oga agera aho ngaho agasezera Zara. Zara akamubwira ati reka nguherekeze. Aramuherekeza, akagaruka yivugisha avuga ati pe mabuja afite umugabo mwiza w'ibogari ndakurahiye. Uyu niyo twarara nijoro rimwe ryonyine byaba bihagije. Agenda abyivugisha mu mutima, ari nako yisetsa. Minsi n'ubundi iragenda ikicuma, Zara agatangira kujya yiyegereza Kiara.
Kiara aba yigirira umutima mwiza woroshye, arareba akabona nyine Zara asigaye amwitayeho, Zara akajya amusaba kumusura mu rugo, byose Zara akabikora ari ukugira ngo abone ukuntu ahura na Oga, nabura nyine amubone. Kubera akaba yaramukunze, Zara agira atya agahimba amayeri, kubera ko aba amaze kuba inshuti cyane na Ayla Kiara. Kiara rwose asigaye anamwizera, abona nk'umuvandimwe we, rimwe na rimwe akamwizera, agira ibintu amutuma mu kazi, akagira ibintu bimwe na bimwe byo muri kampani rwose agira atya akamushinga. Mbese Zara aragenda akigarurira umutima wa Kiara ku rwego ruri hejuru. Icyizere kiba gisigaye ari cyose kuri Zara. Umunsi umwe Zara aza mu biro bya Ayla Kiara, ubona ababaye, ahangayitse. Ayla akimubona aramubaza ati, ufite ikihe kibazo Zara? Umeze neza? Zara ati, ntabwo meze neza Ayla, ibintu bikomeje kunshobera no kunshanga. Aka kanya ntabwo mfite aho kuba. Ayla ati, ntabwo ufite aho kuba? Gute se? None se urahembwa, uri umukozi wa kampani kandi tuguhembera igihe, gute uvuga ngo ntaho kuba ufite? Ndati, mfite umuryango nitaho, mfite umuryango ngomba buri kimwe. Mu rugo iwacu ni njye baba bahanze amaso, ibyo bintu byombi kubumanaginga bimaze kunanira, kwishyura inzu bisigaye binanira, none ubu bagiye no kunsohora, simfite aho kuba. Basi wambabarira ukamucumbikiye nabura ukwezi kumwe, nkagira udufaranga nsevinga, kuko nta wundi muntu mfite nabwira, nta yindi nshuti mfite nyine nabwira ngo niba incumbikiye. Ayla, uri umuntu mwiza, wambereye umuvandimwe, navuze n'ubundi kuki ntakegera wowe basi ukamfasha. Ibi bintu bimaranye igihe bimaze kundenga, ariko nagufashe nk'umuvandimwe wanjye, ndabizi ko ushobora kumfasha, ese basi wamfasha? Kiara ati, si n'ubundi inzu yacu ko ari ngari, ni nini, nta kibazo turaza gutahana, mbwire nyine n'umugabo wanjye, ubwo ejo nyine uzambara imyenda yanjye tuza hano mu kazi, noneho after y'akazi uzagenda ujye gupakinga ibintu byawe, ndaguha n'amafaranga yo kugira ngo imodoka izabishitse mu rugo, none tube tugucumbikiye, numara kubona nanone ubushobozi uzagenda ujye kuba mu nzu yawe nyine wongere wipangishirize, nta kibazo, nta kintu na kimwe ntagukorera. Byari bincanze nyine, ariko nyine ndi kubyumva, ntabwo worohewe, nanjye nanyuze mu buzima bwari bugoye, nzi ko kurara hanze bimera, nzi ko gusohorwa mu nzu bimera, nzi kubwirirwa no kuburara uko bimera. Njyewe Kiara ureba ahangaha nakoze n'akazi ko mu rugo,
rero ntago nawe n'umuntu ufite ibibazo by'uko ntaho kuba afite. Nanjye buriya nagize chance mura n'umuntu anjyana mu rugo rwe amereza akazi ko mu rugo kugira ngo mbone ahomba, ariko njye ntago nagufata nk'umukozi wo mu rugo. Still n'ubundi uri umukozi wo muri kampani yanjye, nzakomeza ngo hembe kandi tunabane mu rugo. Ibyo rwose biruhukeho, ntiwongere no kugira ikibazo, ahubwo amasaha y'akazi narangira uraza dutahane mu modoka yanjye. Zara arishima agahobera Kera akamubwira turakoze cyane, Imana iguha umugisha, ni ukuri Imana sinabona icyo nkwitura. Kera ati nta mpamvu, turi abavandimwe kandi icyo uzakenera cyose uzambwire. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko Zara ajyanywe no kwa Kiara nuko yabuze ahaba, nuko yabuze icyo akora, nangwa ari kuri papa se? Ese aho Kiara ntiyaba ari kwikururira indyarya mu rugo rwe, ari kwikururira ibibazo, azi ko azanye umuntu w'umumaro nanga w'inshuti ye arimo afasha? Inkuru yitwa Igikomere. Byose tuzabyumva mu bice bizakurikira, reka dutegereze tuzumva iherezo ry'aba bantu. Yewe nitwa Atete Pauline Obvious, inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye wibagiza.